kuva ibice 17 umurongo wa 12. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Amaleki n'abantu babo inkota. Yesu ashimwe bene data, muhawe ikaze muri Ndayizeye Impact Show. Uyu munsi ni Pastor Ndayizeye. Ijambo tugiye kuganira uyu munsi duhereye kuri zino nkuru dusomye iravuga ngo intsinzi ni y'ikipe. Aha turabona ibyiciro by'abantu batatu, turabona Mose, turabona Aroni na Huru, tukabona na Yosuwa n'ingabo ze. Aha ngaha batwereka uburyo bakoze nk'ikipe. Mose yari afite inshingano nk'umuntu Imana yahagurukije kugira ngo ayobore ubwoko bwa Abisirayeli, bwo guhagarara imbere y'Imana akavugana n'Imana kugira ngo Abisirayeli babone intsinzi. Ariko yarazamuye amaboko araruha. Iyo yazamuraga Abisirayeli baratsinda, yaruha bagatsindwa. Byasabye yuko haboneka irindi tsinda ry'abamufasha, abafasha be Aroni na Huru baza kumuramira amaboko kugira ngo haboneke intsinzi. Ariko kandi mwibuke ko Yosuwa n'ingabo nibo bari ku rugamba barwana. Nuvuga ngo kugira ngo Abisirayeli babone intsinzi byasabye ko Mose akora inshingano ye, Huru na Aroni bagakora inshingano ye, na Yosuwa n'ingabo bagakora inshingano ye. Iyo ntsinzi rero yabaye ikipe, ntabwo yabaye intsinzi ya Mose, ntiyabaye intsinzi ya Yosuwa, ntiyabaye intsinzi ya Huru na Aroni, ahubwo yabaye ikipe. Muri kino gihe abantu benshi bahura n'ikibazo kimeze gutya. Hari abantu bagira impano, bashoboye, abantu bafite ubwenge bwinshi, ariko ndagira mvuga ibintu bitatu by'ingenzi ukwiye guhora uzirikana. Impano waba ufite zose ntabwo zishobora kugeza ku bintu byinshi bikomeye udafite ikipe, udafite abantu bagufasha. Impano zawe, ubushobozi bwawe ntibuhagije, ukeneye abafasha, ukeneye abantu bagukikiza kugira ngo bakubere imbaraga mubashe kugera ku ntsinzi. Kuko nta ntsinzi y'umuntu umwe ibaho, habaho intsinzi y'ikipe. Icya kabiri dukwiye kumenya nuko hari umuntu, nubwo haba hari ikipe, hari umuntu uba uhagarariye abantu, cyangwa se hari umuntu Imana ikoresha kugira ngo ikipe ibone intsinzi. Bene uwo muntu rero akwiye gushyigikirwa. Nuvuga ngo Mose niwe Imana yari yaratoranyije kugira ngo Abisirayeli babone intsinzi. Nuvuga ngo iyo yari kunanirwa amaboko ye, Aroni na Huru baravuga ati ubwo Mose ananiwe reka natwe tujye gusenga. Iyo bajya gusenga ntabwo bari Abisirayeli bari gutsinda, ahubwo baravuze ati ubwo tumenye ko intsinzi yacu ibonekera muri Mose, reka tujye kumufasha. Tujye kumufasha kugira ngo akora umurimo we, twese tuzabona intsinzi. Ntabwo intsinzi izaba iya Mose, ahubwo izaba iyacu. Nuvuga ngo mu ikipe harimo umuntu Imana iyo yaratoranyije, cyangwa se abantu baba baragira ikize ikipe ibonamo intsinzi kubera we. Uwo muntu rero akeneye gufashwa, ntabwo akeneye gusimburwa ngo ibimunaniye ngo bikorwe namwe mwabaye ko bimunaniye, ahubwo akeneye gufashwa kugira ngo ibyo ngibyo atarimo arakora neza bikore neza. Icya gatatu ni ukumenya ko nubwo haba hagaragaye umuntu ntabwo aba ari uwo wakoze. Ntabwo rero ishema riza ku muntu umwe, ntabwo intsinzi yitirirwa umuntu umwe, ahubwo intsinzi ikwiye kwitirirwa ikipe yose. Ntabwo Mose yavuga ati mwatsinze ni kubera ngewe, nta muntu umwe bakamara, ahubwo intsinzi igomba kwitirirwa ikipe. Rero abantu bakora ibintu barangiza bakabyirata nk'aho ari bo bonyine babikoze. Uyu munsi murareba ino video, ariko none se nijye wikame, nijye uzaye nuvuga ngo nijye mubona, wayikame ntabwo mumubona, n'uwayedetinze ni mumubona, ariko biriho kubera ko habayeho amaboko y'abantu benshi. Rero ikibazo abantu bagira, hari abantu baba bifuza gufata ibintu byose bakabyiyitirira. Ibyo ntabwo ari byo. Intsinzi yose ni ikipe. Hari ikibazo rero gikunda kuba kimeze gutya. Hari igihe umuyobozi aba mwiza, cyangwa se ufite impano aba afite impano, ariko akagira abamufasha babi. Amufasha babi nuvuga iki? Nuvuga ngo ntabwo bamuha support, ntabwo bamufata amaboko, ahubwo iyo babonye afite intege nkeya bamucinya ugasanga ntabwo abashije gukora inshingano ze. Hari abantu bafite impano bakeneye gufashwa, bakeneye gushyigikirwa kugira impano zabo zikora.
ntabwo abantu bose dufite impano zingana. Hari abafite impano zo gufasha ariko hari n'abafite impano zo gukora. Rero umuntu ufite impano akeneye abamufasha. Iyo rero atababonye ntago imbaraga ze zikoreshwa neza. Ariko kandi hari igihe ufite abafasha cyangwa se abafasha ari beza ariko ukwiye gukora atabikora neza, icyo gihe rero nacyo kiba ari ikibazo. Iyaba Mose atarahagaze neza mu nshingano ntabwo intsinzi yari kuboneka. Nubwo Huru na Aroni bari gufata amaboko ntabwo byari gushoboka. N'ubwo ngo besaba ngo n'umuyobozi cyangwa se umuntu uhagarariye abantu akore neza inshingano ze kugira ngo haboneke intsinzi. Rero buri wese yisuzume, ese ni wowe intsinzi y'abantu ibonekeramo? Niba ari wowe ibonekeramo, gerageza ube mwiza, ukore uko ushoboye bigende neza. Cyangwa ese uri muri itsinda ry'abafasha, gerageza ubufasha mwiza kugira ngo wa muntu Imana yabahereyemo intsinzi abashe kugeraho. Niba utari umuyobozi mwiza, ushobora kuba warabitewe n'ibintu byinshi. Uyu munsi ikosore, Imana itewe guha abafasha kugira ngo intsinzi iboneke, kuko intsinzi buri gihe iba ari ikipe. Nkunda rero leadership cyane, niyo mpamvu uyu munsi nateguye ino nyigisho kugira ngo twumve ko dukwiye gukorera hamwe kugira ngo intsinzi iboneke. Niba iyo Imana ikoresha intsinzi, ba uko ushoboye. Niba uri umufasha, koresha ingano zawe kugira ngo intsinzi iboneke, kuko intsinzi ari ikipe itari umuntu umwe. Yesu abahe umugisha mwinshi. Amen.